Hello guys, iyi ni Crypto Airdrops Online, nizere ko mukomeje kugubwa neza, natwe n'ibyo tubifuriza. Ndagira ngo mbereke iyi airdrop yo kuri Telegram. Nk'uko mubibona, iyi ni wallet ya Bitget, ku babimenyereye cyangwa se uko mubizi, iyi ni Bitget wallet. Murabona mfiteyo notification ya transaction nakiriye. Reka mbereke, murabona ko hano hejuru naho hariyo aka notification ka Bitget, hano murakabona. Reka scrolling down screen maze turebe ni notification y'iki. Nk'uko mubibona hano nakiriye izi coin za MZN zingana na 2,299,956,997 n'ibi bice. Nk'uko muzibona, iyi ni bot. Reka mfungure no Bitget turebe. Ni bot ya Telegram, kandi kuzibona ni ubuntu, nta gishoro bigusaba. Icyo bigusaba ni time, ukareba ino video ukareba bikorwa bite, nawe ukaba wabikora, ukaba uzibiseho mu minsi iri imbere. Yajya ku isoko ikazamuka mu gaciro, umuntu akagira icyo aronkayo. Airdrop nababwiraga niyo iyi ngiyi ya MZN. Iyi ni wallet yanjye ya Bitget. Izi ni airdrop zose zo kuri Telegram. Nk'iyi kati abenshi mwarayikoze murayizi. Iyi kati, izi BNB nazo nazibonye free nta gishoro, muzarebe video yazo narayikoze. N'izi app, n'izi shibu, izi zose mubona, hari bot za Telegram zizitangira ubuntu. Icyo musabwa ni gukora subscribe, mugafungura notification zanyu, mukazogera ku buryo nshyizeho video muzajya muyibona, kuko kuri iyi channel nshyiraho video za airdrop za Telegram ushobora kubona nta gishoro bigusabye, ukaba uzibiseho mu minsi mike, uzajya ku isoko nawe ukagira icyo ukuramo. Mfungure iyi MZN turebe. Murareba ngizeho 1,083,826,191, ndetse murabona ko iri ku isoko, ifite n'igiciro. Izi zingana n'aya masenti 16 n'amapipu 26. Nk'uko mubibona, iyi niyo price yayo, kabiri kuri 0.0015. iramutse itirimutseho like 3 zeros, uhita uzuka mu multiplier hano, ubwo nahita nkuramo $162. Imagine ku bintu nakoreye nta gishoro bisabye, ari time gusa. Niyo mpamvu airdrop za Telegram nta gishoro zisaba, kandi nawe wabikora bigashoboka. Notification mwabonaga ni iyi ngiyi dutangiriyeho, ingezeho saa 5:04 ku itariki y'uyu munsi, tariki 11 z'ukwezi kwa 10, 2024. Murabona ko yabayeho. Kanze mfungure iyi blockchain explorer. Iyi ngiyi ni ikonfirima ko transaction yabaye successful. Reka nyifungure turebe. Guys, mbibutsa ko mwakomeza mukareba ino video yose ikarangira, mukabona uko ibi bintu tubabwira biba ari ukuri. Siko ibintu byose biri scam. Hariyo ama airdrop menshi ari scam kabisa, ariko iyi channel nshyiraho airdrop ziri legit, zihita zishyura ako kanya, ukaba uyibiseho muri wallet yawe uyabona. Nubwo ataba afite agaciro kari hejuru, ariko kuko ari unshinze agahita ajya ku isoko akagira igiciro kigaragara, nawe uhita ugira icyo uronkayo. Murabona ko iyi transaction kuri block
blockchain explorer murabona ko iri success, yabaye successful ndetse hashize iminota 10 yonyine. Scrolling down turebe, murabona nakiriye iyi amount ya MZN zingana na 2,226,956,997 yavuye kuri iyi telegram bot ifite iyi wallet address aza kuri wallet yanjye, murabona byabaye successful. Ngira ngo murabibona ko iri legit. Niba utarabonye video y'ukuntu ibi ngibi wabikora, wareba muri video zabanje ugahita ushakamo video y'iyi airdrop nawe ukaba wayikora, cyangwa se wakanda link iri muri first comment, muri comment ya mbere y'iyi video, maze nawe ukaba wajoininga, ukanajoininga WhatsApp group ukabaza icyo udasobanukiwe cyose tukakudirectinga nawe ukaba wazibikaho. Guys, icyo mbibutsa ni uko ku bantu ziri kuri Bitget wazishyira kuri OKX wallet, wazishyira kuri Trust wallet ari nayo ikoreshwa n'abantu benshi, nta kibazo kabisa. Murabona ko market iri blue, iri kugenda izamukaho kidogo kidogo kabisa, urareba iri kuri 0.06%, iyi izamuka ubwo iramutse izamutse nk'iyi 12%, haba harimo akantu. Guys, fyonda kuri subscribe umungane w'abaturanyi b'iyo hirya i Bujumbura nabo tubasuhuza, bajya badukurikirana, maze tujye dukomezanya mu biganiro byose tubashyiriraho by'ingirakamaro. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wakwandika muri comment, tuhita tugusubiza. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza.